Hello, hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Ndashimira cyane abantu badukurikira buri munsi, abanyereka ko ibiganiro byacu bibafasha, abantu bampa message, abandika muri komenti, abakora share kuri ibiganiro byacu, ndabashimiye cyane. Abantu mugeze kuri uru rubuga bwa mbere, ndabasaba gukora subscribe kandi urebe no mu biganiro byose twakoze, harimo ubumenyi bwinshi bushobora kukugirira akamaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwana w'umukobwa. Twari tumaze iminsi tuvuga ku mugore cyangwa tuvuga ku mubyeyi, tuvuga ku bana b'impinja, ariko uyu munsi noneho tugiye kuganira ku bangavu. Nk'uko bisanzwe nitwa Nyampinga Immaculée, nkaba ndi umuforomokazi. Mbahaye ikaze. Hari ibibazo abakunzi bacu bajya bambaza buri munsi, benshi bambaza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, ariko noneho bambaza bati umwana wanjye w'umukobwa nzabwirwa n'iki gihe azagera mu mihango, ese ubundi kugira ngo ajye mu mihango bwa mbere biba byagenze bite? Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku cyo bita first menstruation cyangwa imihango ya mbere ku mwana w'umukobwa. Ubundi umwana w'umukobwa atandukanye cyane n'uw'umuhungu, batandukana mu buryo buri genetique cyangwa mu buryo bw'imiremerwe yabo, imibereho yabo. Turimo turavuga ku bintu bijyanye n'ibyumweru byo gutwita ndetse n'impinduka ku mwana uri mu nda, tuzagera aho tubigereho, ariko reka mbivugeho gatoya. Iyo umugore atwite kugera ku cyumweru kuva ku cyumweru cya 19 kuzamura, abana batangira kwitandukanya. Ni ukuvuga ngo ubundi mbere baba basa, ibyo bafite ku mubiri ari bimwe, ibyo bafite mu mubiri imbere ari bimwe, ariko iyo bageze kuri icyo cyumweru cya 19, imyanya ndangagitsina itangira kwirema, ku buryo umwana w'umukobwa navuga ni nk'imikorere ndangagitsina itangira gukora, ku buryo umwana w'umukobwa umubiri we utangira gutandukana n'umwana w'umuhungu. Hanyuma imikorere y'imyanya ndangagitsina mvuga aha ngaha ni imisemburo cyangwa se imvubura zitangwa n'imyanya ndangagitsina nyine bizatuma umwana yororoka ahazaza. Udusabo tw'intanga tw'umwana w'umuhungu tuba cyangwa se tw'umugabo tuba inyuma y'umubiri, ntabwo tuba mu mubiri imbere, tuba hanze. Hanyuma ku tw'umugore two tuba imbere, donc imirerantanga iba imbere kuri nyababyeyi, bifashe kuri nyababyeyi. Hanyuma rero ku mwana w'umukobwa kuva icyo gihe kugeza iteka ryose ahita atangira gutandukana n'umwana w'umuhungu. Hari umusemburo witwa testosterone uvuburwa n'utwo dusabo tw'umugabo, ndetse n'iyo twita prostate, kandi prostate iba ku mugabo gusa, iba hagati y'uruhago n'impyiko by'umugabo cyangwa ku mwana w'umuhungu. Rero bitangira kuba cyangwa kuremwa umwana akiri mu nda kuri ibyo byumweru. Hanyuma rero tugiye kugaruka cyane ku mwana w'umukobwa. Kuva icyo gihe hari imisemburo ya kigore, iyo twita imisemburo ya kigore ni umusemburo wa progesterone n'umusemburo wa estrogene, itangira kuba secreted cyangwa itangira gushyirwa mu maraso ye, igatangira kuvuburwa na ya mirerantanga umwana aba afite akiri mu nda. Hanyuma rero uko umwana agenda akura, urugero rw'iyo misemburo rugenda ruzamuka. Ni nayo mpamvu usanga umwana w'umukobwa mu myitwarire, mu migirire, iyo akivuka uhita ubibona ko ari umukobwa, hanyuma umwana w'umuhungu nawe ukabona afite imigirire imugaragaza ko ari umuhungu. Cyane cyane bikunze gutandukanira cyane mu miterere y'umubiri. Usanga umwana w'umuhungu afite umubiri wagutse, uw'umukobwa afite umubiri wegeranye, nabyita ubundi bavuga ko umuhungu aba afite umubiri uri large, umukobwa afite umubiri uri ronde. Iyo ubitegereje ku mubiri inyuma ubona itandukaniro. Ikindi nyine n'amagufa yabo ntabwo navuga ko aba atanganye uburemere. Akenshi ni nayo mpamvu uzasanga umwana w'umuhungu afite ibiro byinshi ugereranyije n'umwana w'umukobwa bangana.
hanyuma rero iyo umwana avutse nta mpinduka nyinshi zigaragara, uretse gusa kuba umureba ukabona ni umukobwa, hanyuma undi wamureba ukabona ni umuhungu. Ku mwana w'umukobwa nta mpinduka nyinshi zigaragara igihe ataragera mu myaka twita puberite. Barakura rero, hanyuma hagati y'imyaka 8 n'imyaka 17 niho umwana w'umukobwa agira mu mihango ya mbere. Ni ukuvuga ngo ashobora kuyijyamo ku myaka 8, ntibizagutangaze, ashobora no kuyijyamo atinze kugera ku myaka 17. Hanyuma rero impamvu zituma atinda turazigarukaho, turebe n'icyo umuntu yakora kugira ngo umwana azareke gutinda cyane kujya mu mihango. Imihango ya mbere rero kugira ngo ikorwe, ubundi imihango nyirizina numva narayisobanuye cyane ndi kuvuga ku kwezi k'umugore. Ugende mu biganiro biri imbere, donc twabanje uraza kubonamo ikiganiro kivuga ku kwezi k'umugore. Twavuze ko kugira ngo imihango ikorwa na nyababyeyi mu gice cyayo cyitwa iterisi cyangwa bita umura. Umura rero bwa mbere na mbere y'uko utangira gukora imihango habanza kubaho uburumbuke bwa mbere. Wa murerantanga, ya mirerantanga y'umwana w'umukobwa itangira gahoro gahoro kugenda izamura umusemburo witwa follicle stimulating hormone, bitewe n'uburyo umwana ameze, bitewe nuko mu muryango bimeze, kuko umubyeyi agenda ahereza umwana karagiteri mu buryo buri genetique. Noneho iyo mirerantanga igatangira kuzamura uwo musemburo witwa follicle stimulating hormone. Biba ari komande y'ubwonko, ubwonko bwabonye ko umubiri w'uwo mwana witeguye ushobora kuba nawe yaba umubyeyi. Hanyuma iyo hormone ituma imwe mu ntanga umubiri we wari ubitse ikura. Ubundi intanga z'umwana arazivukana, ziba zihari, bavuga ko ziba ziri hagati ya 3 na 6 miliyoni ku mwana w'umukobwa. Ariko agenda akura zigenda zigabanuka kubera ko hagenda havamo izitari normal, zigenda zitakara zigasigara ari intanga 8,000. Noneho za ntanga 8,000 nizo zitangira kwikoramo cyangwa zitangira gukura bihereye ku ya mbere. Ziba zitondetse zishoreranye ku buryo noneho iya mbere ushobora kuyireba ukayibona. Iyo ya mbere rero ni ikura mbere y'izindi kubera wa musemburo nyine uzikuza. Hanyuma kubera ko umwana afite nanone imirerantanga 2, hakura intanga yo mu murerantanga umwe. Noneho mu kwezi gutaha hakazakura iyo mukundi mu wundi murerantanga, ku buryo nyine zigenda zisimburana, buri kwezi hagenda hasohoka imwe. Hanyuma rero iyo umwana bwa mbere na mbere agize umusemburo wa follicle stimulating hormone uzamutse, nabwiye ko ari komande y'ubwonko. Ubwonko bureba ibintu byinshi kugira ngo uwo musemburo buwurekure uzamuke, nyine iyo ntanga isohoke. Bureba ibintu byinshi. Icya mbere bureba ni ibijyanye na nutrition. Umwana aba afite imikaya myiza, cyangwa se ubwonko bubona ko izabasha kwakira umwana. Aba afite kandi amaraso ahagije ku buryo ubwonko bubona azabasha kurera umwana. Hari amasigno ubwonko bw'umuntu bukoresha kugira ngo ibyo bintu bubibone, hanyuma bugahita bufata umwanzuro wo kurekura uwo musemburo, iyo ntanga ya mbere igakura. Iyi ntanga ya mbere ikuze irasohoka ikajya mu muyoborantanga, ikajya gushaka uko yazahura n'intangangabo. Kubundi niko umuntu ateye. Intangangore zihura n'intangangabo bihuriye mu muyoborantanga. Iyo ntanga rero irasohoka ikajya mu muyoborantanga gutegereza. Nyuma y'iminsi 3, ubwo ni nyuma y'amasaha 72, irapfa. Yamara gupfa, ntabwo ari ugupfa mu by'ukuri ngo uvuge ngo ihita ihinduka ikintu cyapfuye, ahubwo ntiyongera nyine kuba intanga, ihindukamo indi misemburo cyangwa izindi proteine twita bilirubine, hanyuma ikagenda nyine mu maraso ikazasohoka inyuze
mu mwijima. Ni nk'uburyo, ni tekinike umubiri ukoresha kugira ngo izo ntanga zidapfa ubusa, umubiri urongera ukazikonsoma ukazikoresha. Ntimuzagire ikibazo ngo intanga zanjye zipfa ubusa, oya, y'intanga utasamye urayirekipera mu bundi buryo umubiri wawe ukayikoresha. Hanyuma rero iyo umwana adasamye, ubwo navuze ko ari ubwa mbere, ni ubwa mbere agiye muri ovirasiyo, ni ubwa mbere agize uburumbuke. Icyo gihe rero iyo hatabayeho gusama, ni nk'ibisanzwe kuri sikire zose zisanzwe z'umugore, nyababyeyi yo ku munsi umuntu yaviriyemo muri ovirasiyo cyangwa se muri iyo minsi hagati y'iminsi 3 n'iminsi 4, nyababyeyi itangira kwitegura umwana. Nyababyeyi yo narabibabwiye ko hari umusemburo wa estrogene uyitegura kugira ngo izabashe kwakira umwana, ikegeranya amaraso, ikegeranya amaproteine, ikegeranya donc igakora icyo bita vascularisation, ikazana udutsi, ikora icyo nakwita icyari ikora icyo nakwita icyari umwana azakuriramo. Ntabwo nyababyeyi ijya imenya ngo umwana arahari cyangwa ntahari, yo ikora ibyo igomba gukora. Uwo musemburo wa estrogene nababwiye uzamuka iyo ya follicle stimulating hormone imanutse. Donc umusemburo wa follicle stimulating hormone iyo ugabanutse, utangira kugabanuka iyo intangangore yarekuwe. Hanyuma nyababyeyi wa musemburo wayo wa estrogene uhita uzamuka, noneho igatangira gukora cya cyari. Hanyuma rero nyuma y'iminsi 14 nibwo icyari kiba kirangiye, nyababyeyi itegereza umwana. Nababwiye ko umwana amuvinga, cyangwa iyo umuntu asamye umwana ava mu muyoborantanga aza muri nyababyeyi bikamutwara iminsi 14. Niyo mpamvu kuva mu burumbuke, ku munsi wa nyuma w'uburumbuke kugeza ku munsi w'imihango haba harimo iminsi 14. Hanyuma rero ubwo nyababyeyi iyo ibuze umwana ihita isenya cya cyari yari yarakoze. Ni ukuvuga ngo hari umusemburo nanone nababwiye wa progesterone uzamuka iyo uwa estrogene wagabanutse. Ugabanwa n'iki? Umusemburo wa estrogene ugabanywa nuko nyababyeyi yarangije gukora cya cyari. Hanyuma uwa progesterone uhita uzamuka ukajya kwakira umwana. Iyo rero uwo mwana utamubonye adahari, ibyo byose bita bitsenyuka. Hanyuma umuntu akabona imihango. Niho imihango ya mbere ku mwana ihita iza, niho ihita ituruka. Buriya mbere y'uko iriya mihango uyibona haba hashize ukwezi kose umubiri we uri gukora ibintu bidasanzwe muri we, uri gukora nyine bya bindi byose navuze haruguru kugira ngo witegure umwana. Iyo rero umwana atasamye muri icyo gihe ahita abona imihango ya mbere. Ubwo rero nababwiye ko umwana atangira kubona imihango, donc aba ashobora kubona imihango kuva ku myaka 8 kugeza ku myaka 17. Hari impamvu rero zituma umwana abona imihango vuba, kaba n'izituma abona imihango atinze. Ku mwana w'umukobwa aba akeneye ibintu nakwita 3 by'ingenzi kugira ngo azabone imihango vuba. Cyangwa se niba n'umwana wawe abona ibyo ngibyo bihagije, witegure ko ashobora kubona imihango vuba. Icya mbere ni uko umwana abona indyo yuzuye, arya neza. Hari abantu bibwira ko iyo umwana arengeje imyaka 5 aba atakigwingiye, aba atakirwaye bwaki, aba atakigize ikibazo cy'imirire mibi, ariko ndagira ngo mbabwire ko ku mwana w'umukobwa ari ugukora attention, kuko iyo agejeje ku myaka 5 kuzamura aba agomba kugira umwihariko cyangwa gukorera kwitonderwa ku bintu bijyanye n'imirire, kubera ko iyo atarya neza aragwingira mu bintu bijyanye n'imyororokere. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umwana agire imyororokere myiza iri normal, imyanya ye y'imyororokere ikure neza, bisaba yuko aba arya neza, afata indyo yuzuye. Umwana w'umukobwa rero urya neza, donc arya indyo yuzuye. Ubwo indyo yuzuye narayibabwiye bigizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Hanyuma akabona n'ikindi kintu cy'umwihariko cyitwa proteine.
akazibona ku buryo bw'umwihariko, cyane cyane izikomoka ku matungo, uwo mwana ajya mu mihango vuba. Umwana ufite donc package, ufite ifunguro rya buri munsi rye riba ryuzuye kandi akabona proteine zihagije zikomoka ku matungo, uwo mwana ajya mu mihango vuba. Ikindi kintu ni uko uwo mwana aba afite amaraso ahagije. Hari abantu benshi ntabwo dukunda gupimisha amaraso y'abana bacu ngo tumenye ngo ese afite hemoglobine zihagije. Ibyo bizamini byo kumenya niba umwana afite amaraso make cyangwa menshi, akenshi ntabwo dukunda kubipimisha cyangwa se kubisuzumisha kwa muganga. Iyo umwana tubona atarwaye, tukabona nta hantu aribwa, ukabona araryama agasinzira, ntabwo ibyo bintu abantu benshi babyitaho. Ariko iyo afite hemoglobine iri hasi, afite anemi, ntabwo ajya mu mihango vuba. Mu bintu bituma umwana atinda kujya mu mihango na anemi irimo. Kandi ku mwana w'umukobwa ndababwira yuko umubiri we wita cyane kuri ibyo bintu bya anemi cyangwa se ibyo bintu bya hemoglobine, kubera yuko nyine iyo umwana ari mu mihango aba ari gutakaza amaraso. Hari abantu bajya bavuga ngo imihango si amaraso, ngo imihango ni imyanda, ngo imihango ngo ni ibintu bibi, ariko ndabagira ngo mbabwire ko imihango ni amaraso. Kugira ngo rero n'umubiri ukore iyo mihango wifashisha amaraso. Niyo mpamvu umwana aba akeneye nyine ko aba afite amaraso ahagije ari normal. Ibyo bintu rero uzajya ubireba niba ufite umwana w'umwangavu, ubwo navuze ko ari uguhera ku myaka 8, ujye umwitegereza mu maso ye, nubona hatarimo twa dutsi tw'umutuku, twa turongo tw'umutuku, uzamujyane kwa muganga barebe niba adafite ikibazo cy'amaraso. Hanyuma umenye yuko kugira ngo umwana nyine ajye mu mihango bisaba ko aba afite amaraso ahagije. Hanyuma rero imihango kugira ngo itinde cyane biterwa na nutrition, akenshi biterwa n'uko umwana aba atarya neza. Abangavu bagira ukuntu barushye mu bijyanye n'imirire, ugasanga ntabwo bakunda kurya, ntibashaka kurya, cyane cyane bitewe n'uko iyo bariye nyine babyibuha. Kubyibuha rero ku mwangavu ntabwo biterwa no kurya gusa, biterwa n'ibintu byinshi. Urumva bafite imisemburo irimo ishaka nko kujya ku rugero rushyitse cyangwa ushaka kuringanira. Ibyo bintu ubwabyo bishobora gutuma abyibuha. Noneho hari abana usanga avuga ati ngiye ntabwo nshaka gukomeza kubyibuha. Hari abana usanga ku ishuri bamuburinga kubera ari kibonke, ari munini, ugasanga rero yiyicishije inzara kugira ngo arebe ko yananuka. Ababyeyi mujye mubikurikirana cyane imirire y'abana banyu. Hari igihe babigiramo uruhare, ugasanga ntabwo akunda kurya atari uko adakunda ibiryo, ahubwo wenda ari uko afite izindi facteurs ziri hanze zimwinfluence. Hanyuma rero iyo umwana arya neza ajya mu mihango vuba, iyo umwana atarya neza atinda kujya mu mihango. Ariko nunabona umwana wawe yaratinze kujya mu mihango, ntuzagire ikibazo cy'impungenge ngo uvuge ngo se ngo umwana wanjye yaba atari muzima, ahubwo uzarebe muri nutrition ye, urebe niba arya neza, urebe ikintu wahindura mu mirire ye no mu migenzereze ye mu bijyanye no kurya. Ikindi ni uko umwana ashobora kujya mu mihango kuri ya myaka 8, 12 se cyangwa 13, akagenda akamara indi myaka nk'ibiri cyangwa 3 atarasubira mu mihango. Ibyo nabyo ntuzagire ngo ni uburwayi, ni ibintu biri normal, kubera ko umubiri we uba utaraba mature cyangwa uba utari wakura, ugikura ukiyegeranya, ukihangana n'impinduka. Hari igihe iyo misemburo ye iba itarajya ku murongo, ku buryo nyine ashobora kujya mu mihango ku kwezi, ugutaha ntayibone, kubera iyo mpamvu yuko imisemburo ye itarajya ku murongo. Nubibona gutyo, ikintu uzakora gusa ni ukumugaburira neza, ukongera proteine zikomoka ku matungo mu biryo bye kugira ngo abone donc intungamubiri umubiri we ukeneye kugira ngo ukomeze ako kazi ko kumukuza mu bijyanye n'imyororokere. Hanyuma rero ikindi ni uko igihe cyose umwana agiye mu mihango aba afite ikintu cyitwa confusion. Nshaka kubigarukaho kugira ngo ababyeyi mubyiteho cyane. Agira ikintu cyitwa confusion, kubona umuntu yitoye akava amaraso
ni ibintu biba ari ibintu biteye ubwoba, biriterifiya ku mwana cyane cyane yari muto cyane. Ni ukuvuga ngo umwana ubundi uri hagati y'imyaka 8 na 12 aba ari umwana muto, aba atari yagira navuga capacité intellectuelle cyangwa imbaraga z'ubwonko cyangwa z'imitekerereze zo kwakira ibintu nk'ibyo. Rero abakeneye assistance y'umubyeyi, abakeneye ko umubyeyi amuba hafi cyane mu gihe cy'imihango kandi akanamuganiriza, akamubwira ibiri kumubaho. Ubundi byiza nuko wabiganiriza umwana bitaraba, akabyitegura, kuko n'ubundi niyo maherezo abazajya mu mihango. Rero igihe cyose umwana agiye mu mihango, umubyeyi agomba gukora attention. Niba bishoboka wasaba konji ku kazi ukiriranwa nawe, niba kandi bidashoboka wamuba hafi mu bundi buryo cyangwa ugashaka undi muntu umukubera hafi. Ariko niba umwana afite umubyeyi, ubundi byakabaye bikorwa n'umubyeyi, ukamuba hafi pe. Niba ari ibintu bishoboka wasaba konji ku kazi mukiriranwa, ukamufasha mu buryo bwose. Icyambere abafite isoni, abafite ubwoba, abafite guhangayika. Noneho bari abana baba bafite n'amatsiko ku buryo bashobora no kubaza ibibazo, kandi yabajije umuntu utari umubyeyi cyangwa umuntu utari mwiza, amuha ibisubizo bitari byo. Iyo rero muhaye ibisubizo bitari byo, bya bindi yumvise mbere nibyo aha agaciro kurusha ibindi bizaza. Noneho ugasanga hari n'abagiye mu ngeso mbi bajyanywemo nuko abandi bantu babahaye ibisubizo bitari byo. Reka mbaho urugero, hari abantu umwana uzumva avuga ati nukubera iki mbabara mu nda, ko akenshi iyo umuntu agiye mu mihango ababara mu nda. Nukubera iki nagiye mu mihango nkababara mu nda hakandya cyane, nakora iki kugira ngo iki kibazo gikemuke? Akakibaza umuntu mubi. Nge nigize kumva ubuhamya bw'abana, akakibaza umuntu mubi akamubwira ko kugira ngo areke kubabara mu nda ari uko yakora imibonano mpuzabitsina. None ugasanga abo bantu babashoye mu mibonano mpuzabitsina bakiri abana. Ibyo bintu mujye mubyitaho nk'ababyeyi. Umwana wawe najya mu mihango, umwicaze hasi, umube hafi, umuganirize, umubwire ibiri kumubaho, kuko ibintu biba biri kumubaho ni ibintu biba biri normal kandi ni ibintu ushobora gusobanura. Hanyuma rero ikindi nuko niba ufite abana b'abahungu ukaba ufite n'abakobwa, uwo mukobwa akaba yagiye mu mihango, niba ugiye kubasobanurira ku bijyanye n'imyororokere, ku bijyanye n'iyo mihango, bicaze bombi cyangwa bose ubaganirize, ari abahungu ari n'abakobwa. Bizabafasha kuko umwana ugiye mu mihango aba afite challenge nyinshi. Iyo rero afashijwe na musaza we, birushaho kuba byiza cyane kurusha ko yafashwa n'undi muntu wo hanze cyangwa se atiyumvamo. Buriya kenshi musaza we iyo bakuranye abamwumva kurusha n'abandi bantu bose. Rero ni byiza ko na musaza we wabimusobanurira, ntubisobanurire umukobwa gusa cyangwa ngo ugire ibintu ukinga musaza we. Ku bijyanye rero n'imyororokere cyangwa se ku bijyanye n'imihango ya mbere ku mwana w'umukobwa, numva ari ibi nayivugaho. Haba hariho ibitekerezo byinshi, haba hariho ingingo nyinshi umuntu yabivugaho. Ndagusaba ko nawe waduha igitekerezo muri comment. Ushobora kuduha ubuhamya. Niba waragize umwana akajya mu mihango ari muto, waduha ubuhamya cyangwa ukaduha n'ikindi gitekerezo cy'inyunganizi muri comment, abantu bose bakagira ubumenyi kuri iyi ngingo. Hanyuma ikindi, ushobora no kuba ufite ikibazo cyangwa ikintu utumva neza, wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788 78 95 44. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore na share kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu benshi. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.